abantu basigaye bifuza gushimwa n'abantu kuruta gushimwa n'Imana. Oya, umuntu n'umuntu azagera hananira, azagera hakureke, azagera hagute. Ariko ndagira ngo mbwire abantu, nongere mbabwire ngo burya inyuma y'umuntu haba hari uwundi muntu. Iri ni ryo jambo ngiye gusorezamo. Inyuma y'umuntu haba hari uwundi muntu. Mose yarangije urugendo rwe mu isi, Imana itegura Yesu. Wamvuge ngo amen. Amen. Mose arangije urugendo rwe mu isi, Imana yari yateguye Yesu. Inyuma y'umuntu haba hari uwundi muntu. Rero umuntu wakurwanyije akajya kurwanya mu rwego runaka, Imana ifite inzira y'undi muntu yateguye izacamo kugira ngo ikurengere. Imana ifite inzira y'undi muntu Imana yateguye izacamo kugira ngo iguhe ibisubizo byawe. Nubwo baciye imanza bakavuga bati ibyawe birarangiye, Imana ntikikwitayeho, bakavuga bati Imana irakuretse, bakavuga bati ibigeragezo urimo bizakwica. Ntabwo ugipfuye kubera ibigeragezo urimo, ahubwo Imana yateguye undi muntu Imana izacishamo igisubizo cyawe. Kandi ndagira nkubwire ngo nubwo wari umaze iminsi ufite inshuti ibihumbi n'ibihumbi, kurikira muherereye hose, reka mbabwire ngo kurira kwararira umuntu, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Niyo mpamvu tugira gutya tugahamagara abakozi b'Imana, tugakora hirya no hino kugira ngo dushobore gusangira ibyanditswe byera, badusangize ubuhanuzi, badusangize ubuhamya, badukomeze, batwubake ahantu twasenyaguritse hose. Niyo mpamvu twahamagaye uyu munsi twongeye kubana na Reverandi. Uraho neza? Ndaho ndashimira Imana. Ariko ndagukunda ngewe. Cyane cyane. Ugomba kunkunda kuko n'Imana iranga. Hatajemo abantu bataza kubyumva bavuge ngo ni kakandu k'abantu bavuka ku musozi umwe. Ariko bimeze rwose, ahubwo nuko ari umwe muri Kristo Yesu, kandi ibintu avuga ngewe Reverandi biranyubaka. Suza abakunzi bacu. Ndabasuhuje abari kunkurikirana hano mu gihugu cyacu, abari ku bihugu by'amahanga, abo bari i Burayi, mu bihugu byose, ndabasuje mu izina rya Yesu. Ni Prophète Florier cyangwa se Reverend Pastor Florier. Yego. Florier, umukozi w'Imana uri mu 7,000 bitarapfukamira Bayali. 7,000 bitarapfukamira Bayali. No kuri ko ari benshi bamaze kubivamo bananiwe. Nabo nsigaye mpura nabo bazunga muzunga mu mihanda. Ubwo rero ibyo byose Imana igiye nincisha muri byinshi, mbanje kwishimira hakiri kare. Ubanje kwishimira. Imana nishimwe kuko niyidukomeza, niyibana natwe, ikatubera amaso aho rukomeye, kandi ibintu byose bikagenda neza cyane. Reka ngusabe kugira ngo bazusenge Imana. Mana ndagushimye kuko uri mweza, senge abantu bose batwumva, ntaba ari ahubwo izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru. Umuntu wese uteze amatwi zicano zose mu izina rya Yesu, nukuri agubwe neza. Uw'iki kiganiro wese kizageraho, haba hano mu gihugu cyacu no ku bihugu by'amahanga, uwukira indwara yikire, ufite ikigeragezo gikomeye kirangire mu izina rya Yesu. Amen. Reka tukwakire utugezeho ikimana gwaye kutugezaho. Uyu munsi nje ndi mu mavuta y'Imana, ari maze iminsi ndi mu bihe by'amasengesho, ndi gusenga Imana, ndushaho kwinginga Imana kugira ngo irushaho kugira icyo yampa nabasha kusangiza ubwoko bw'Imana. Nabaga rero ndi mu bihe by'umwiherero n'Imana, nanyujijemo hari abantu bamwe bari baragiye banshaka bakambura. Narafashe urugendo njya i Kampala, Uganda. Ngezeyo nkora umurimo w'Imana i Bugande, mbona abantu bafite inyota yo gushaka Imana cyane, bitandukanye n'ibyaha ngansigaye mbona abantu bamenyereye iby'Imana. Umuntu atangira ababwira n'iby'ubuhanuzi bw'Imana bakumva barabimenyereye cyane. Ariko hari ahantu ku isi cyangwa mu bihugu byinshi bakiri kumenya kubaha amavuta no kumenya agaciro k'Imana ivuze. Rero muri ibyo bihe nabaga ndi gusenga n'amasengesho menshi. Ubu rero nagarutse hano rwose, mutera agatebe mube hafi kugira ngo tubashe kuganira ijambo ry'Imana. Imana yambaye kuri uyu munsi. Ijambo mfite turi buhagurukiremo riri muri Matayo, ibice byaho 7 umurongo waho 21. Ijambo rivuga ngo umuntu wese umbwira ngo mwami mwami, si uzabona ubwami bwo mu ijuru kiretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Ngiri ijambo nshaka ko tuganiraho. Abantu benshi bakeneye gukorera Imana, ariko bakayikorera bafite imirimo yo gukiranuka, kuko imirimo ni ikintu cya mbere. Imana yambwiye ngo abantu benshi bakunze kuba bari mu bintu byayo, ariko bari mu gusenga, bari mu kwiyiriza gusa, bari mu kuyibwira buri mwanya, bayitereta, bayinginga, ngo ariko yabakontoreka buri mirimo. Rero wowe uri kunyumva, ngira ijambo tugiye kuganiraho.
ese iyo uri gusenga, ese iyo uri gushaka Imana, ese iyo uri gukorera Imana uyikorera ariko ukibuka no gukora n'imirimo, ko imirimo nayo ari ingenzi. Imana yacu tugire neza cyane. Ngo aba bantu, iri jambo ry'Imana ni Yesu warivuze, aravuga ngo umuntu wese umbwira ngo mwami mwami si uzabona ubwami bwo mu ijuru kiretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Ngo benshi bazambaza kuri uwo munsi ngo ntitwahanuraga mu izina ryawe, ngo ntitwavugaga mu izina ryawe, ngo indimi nshya ntitwazivugaga cyane. Kandi umuntu uzajya usanga nta mirimo agira, aravuga cyane ugasanga afite kuvuga cyane kurusha vuvuzera cyangwa se kurusha icyo bita byabivugiriza bavuze cyane. Ugasanga umuntu yavuze yabwiye Imana cyane, ariko muri uko kuyibwira wamushakamo imirimo, wamushakamo ibikorwa byo bijyanye n'imirimo yo gukiranuka ukabibura. Rero ndagira ngo nkubwire ngo wowe uri kunyumva ujye wibuka gukora imirimo yo gukiranuka. Amen. Ujye wibuka gukora imirimo yo gukiranuka, kuko iyo ukoze imirimo yo gukiranuka izajye. Nta muntu n'umwe nigeze mbona uyapfuye ngo bamushyingure, nibamara kumushyingura ngo muri yamva za metero 3 bacukura ngo bamushyireho etaje hejuru. Ntawe nabonye wapfuye ngo mbone, cyakora wenda amaserike y'ibiciro byinshi mbona bayagura, ariko sindabona umuntu wapfuye ngo bamushyireho imodoka ya Land Cruiser hejuru ngo bavuge bati tuyimugeretseho najyane nayo. Ntabwo ndabona umuntu ufitiwe imbabazi ngo mbone yapfuye hanyuma yarangije urugendo rwe rwo kwisi, hanyuma ninjya kubona mbone bazanye inka y'inzungu bayimushyire hejuru, cyangwa se bazane inka y'imbyeyi bavuge bati nijye hejuru yiwe. Yari afite inka nyinshi, yari yoroye ihene nyinshi, yari yoroye intama nyinshi, bamushyireho n'imwe hejuru. Reka da, bishaka kuvuga mu yane magambo, Yobu we yaravuze ngo navuye mu nda ya mama ngo nambaye ubusa, ngo nzasubira mu nda y'isi nta kintu kindi nsubiranye. Bishaka kuvuga mu yane magambo, imirimo ni ikintu gikomeye. Bantu muri kunyumva, imirimo ni ikintu gikomeye. Nanjye naje kujya mu mwuka ndasenga, nsanga imirimo ari ikintu gikomeye. Nubwo nta mamodoka mfite, nkaba nta n'amazu ndagira, nkaba nta n'ibindi mfite, ariko mfite Kristo Yesu kandi mfite ubutatu butagatifu, Imana Data twese, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera. Rero nawe ndabikwifurije ubitunge, ariko ufite n'imirimo yo gukiranuka. Noneho hari abantu basigaye baratewe n'umwuka, asigaye avuga ngo abesikoro barateye, ngo abesikoro ngo bo mu Mana ngo baresikoroka, ngo baba bari kutwesikora. Ntawe ukwesikora, kuko uwo ibyo ukora ni ingororano za uzabisanga mu bwami bwo mu ijuru, uzasanga bigutegereje. Kristo Yesu yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo mu rugo kwa data hari y'amazu menshi, ngo iyaba atarahari mba mbibabwiye, ngo ariko ngiye kubategurira ahandi kugira ngo ahondi namwe abariho muzaba. Amazu rero mu ijuru ariyo, ariko hari abantu bazajya mu ijuru bagasanga amazu arahari ariko nta kintu kirimo. Ibyo byose naje kubimenya n'umwuka w'Imana yansuye. Hari abantu bazagera mu ijuru usange inzu koko agira umugisha iryo juru arigezemo, wenda akijijwe n'amagara ye, ntiyigeze amenya gukora imirimo yo gukiranuka ku isi. Hanyuma ahita agera mu ijuru asanga inzira hari, ariko ayinjiremo ntabishashagirana. Bya bindi Yohana yahishuriwe, akahishurirwa amabuye ya safiro, agahishurirwa amabuye atatse mu ijuru ya diyama y'igiciro cyinshi, za simaragido, ari ya mabuye twumva yo mu gihugu cyo mu ijuru. Umukiranutsi inzu yiwe igomba kuzaba iri mwayo mabuye, ariko umuntu uzaba atarigeze agira imirimo yo gukiranuka ntayo mabuye azasangamo. Ayo mabuye y'igiciro cyinshi mu ijuru ye, mu nzu ye nta kizaba kirimo. Bishaka kuvuga ngo nubwo azaba ari mu ijuru nawe azaba afite ubwigunge, azaba afite ubwigunge, asa n'ari kureba abandi bakiranutsi bakoreye Imana neza, ajya bareba atereho ijisho abone biri kurabagirana, biri gushashagirana. Avuge ati ariko se ubu kuki narangaye mu myaka yose cyangwa mu bihe byose namaze ku isi, kuki ntakoze iki imirimo? Regretage izaza byanjye bikunde no mu ijuru za regret. Ujye uvuga uti yo mbimenya mba narakoze cyane. Mana yacu tugire neza cyane. Amen. Wamvugiye ngo amen. Amina. Yakota laba yashando yasika yasobrefa. Imana irashaka imirimo cyane kuruta amagambo menshi. Ngo abantu bamaze igihe ngo bayisakuriza cyane. Niko Imana yambwiye. Ngo abantu barayisakurije pe, abagore barasakuje, abagabo barasakuje, abakobwa barasakuje. Yewe abirirwa bayisaba abagabo, ayibirirwa bayisaba amakamyo, abirirwa bayisaba amamodoka, abirirwa bayisaba ibiki, ariko ngo yabashakamwe imirimo ikayibura. Imana irambwira ngo nimbwiza abantu kuri, ngo imirimo yo gukiranuka izabaherekeza. Imana yacu tugire neza. Amina. Imana yarenze ubwo imbwira ku ndaya ngo yitwa Rahabu.
Imana irambwira ngo indaya yitwa Rahabu ngo ntabwo yakijijwe no gusenga cyane. Indaya yitwa Rahabu yakijijwe n'imirimo, ngo kuko ngo yarokoye abakozi b'Imana, ngo aremera abacisha mu idirishya, ngo ibigabo bije kubafata ku ngufu, ngo hanyuma ngo bakoreshe ngo iby'ubutinganyi, ngo ariko noneho ngo indaya Rahabu, kuko indaya zigira imico yazo, ngo isohoka yifashe nk'itasi nk'igikombe, ngo yifata amayunguyungu icugusa ibuno imbere y'abantu, ibigabo by'ibigoryi bije gufata abandi, kandi abakozi b'Imana bariho ubuntu bw'Imana babonye ngo bafite ubwiza ngo barabararikira, ngo baje kubafata ngo babafate ku ngufu. Indaya Rahabu iritambika, atari ku bundi mufata abagabo, abagore ntiduhari. Nuko indaya ngo ibaze kwitambika, ngo irwana ishyaka rikomeye kugira ngo ikize abantu b'Imana, ngo irangije irabakiza, ngo nuko ibanyuza mu idirishya, ibanyuje mu idirishya ibashyira inyuma y'igikuta cy'inzu, ngo ibashyize inyuma y'igikuta, bya bigabo by'ibigoryi byinje mu nzu y'iyi ndaya yitwa Rahabu, ngo bibura abakozi b'Imana, ngo bibabuze, ngo bitangira gushihura Rahabu. Rahabu aravuga ati muzenguruke inzu yose wenda mwababona, ngo barazenguruka barababura, ngo ageza nubwo ngo indaya udore zigira ubucakura, ngo yageze nubwo ahita ababwira ngo nimujye hejuru y'igisenge cy'inzu yanjye, ngo bajya hejuru y'igisenge cy'inzu. Iyo ni indaya Rahabu, iyo ni indaya Rahabu. Ndagira nkubwire ngo ntiyasengaga, ntiyirizaga ubusa, ntiyarazi iyo ibintu biva niyo bijya, gutya twirirwa dusenga twasenze cyane ngo twayibwiye cyane. Indaya Rahabu ntiyasengaga, ariko Imana Bibiliya iravuga ngo imirimo Rahabu yakoze kuri uwo munsi yanditswe mu bitabo. Ni nayo mpamvu n'uyu munsi tuyivuga, bishaka kuvuga ngo Imana ikunda imirimo kuruta amasengesho menshi n'urusaku rwinshi. Yewe data we, umuntu witwa ngo Simoni w'umubembe, ngo yararimo yicaranye na Yesu mu nzu ye, ngo Yesu ngo ari kwa Simoni w'umubembe, ngo arimo arasangira nawe. Abantu bataravuga ati Yesu agira inda nini, baravuga bati Yesu agira inda nini rwose, umuntu uri gusangira n'umubembe. Ati buse kuki ari gusangira n'umubembe? Ngo nuko haza umukobwa nawe wari uvuye muri saro y'igiciro cyinshi, ngo yakoresheje mu mutwe, ngo aza afite umusatsi wiwe umeze neza, ngo ageze ahantu Yesu ivumbi ryamurenze ku maguru ye, ngo ahita ko afata amavuta y'amadenariyo 300 yose ayamucuncuburira ku mutwe. Uwo ni n'uwo mugore, ngo amaze kuyacunjubura ku mutwe we. Ubwo ni muri Mariko ibice 14:9 abantu bazisomera, niho uyu mugore ari. Hanyuma amaze gusuka aya mavuta y'igiciro cyinshi ayasutse mu mutwe wa Yesu, ngo abantu benshi barasakuza. Ariko gukorera Imana abantu basakuza, gukorera Imana urusaku rw'abantu ruzamuke, revo izamuke. Gukorera Imana abantu basakuze, babwejagure, bavuge cyane, nawe ukorera Imana cyane mu izina rya Yesu. Iyo mirimo ukora izaguhesha ingurano mu izina rya Yesu. Amen. Iyo mirimo ikora Imana izajya yibuka, ntabwo Imana izayibagirwa. Iyo mirimo ukora, korera Imana abantu basakuze. Niba uri gukorera Imana abantu ntibasakuze, ntabwo urakora. Yesu nashimwe cyane. Amen. Wavugiye ngo amen. Amen. Korera Imana abantu basakuza, abagabo basakuze, abagore basakuze, abakobwa basakuze, abasore basakuze, bavuge bati rwose nawe uri gukorera Imana ugashyira mu ibyawe, noneho n'ubutunzi bwawe n'ubwenge bwawe byose uri kubikoresha. Basakuze, kuko na Yesu yaravuze ngo mujye munkorera mukoresheje ubutunzi bwanyu n'ubwenge bwanyu, byose bikorere Uwiteka. Ni Yesu wabivuze, si njyewe wabivuze. Ubwenge bwanyu bwose n'ubwenge bwanyu bwose. Umva Kristo Yesu, Kristo Yesu yarwanye n'abasadukayo hano ku isi, arwana n'abafarisayo, ababwiza ukuri. Nanjye ndi kuvuga ntabembekereza, umwuka w'Imana yampanzeho, nanjye si njyewe. Umva, reka nkubwize ukuri ko Imana isumba byose. Hari abantu benshi bazinjira mu ijuru banezerwe, ariko ibaze kugira ngo Kristo Yesu agere mu ijuru avuye mu rugamba rwa hano ku isi, Imana imubwire ngo dore ufite inzara, none rero nk'umwana wanjye ubwo ufite inzara fata ku mbuto z'imizabibu unywe. Yesu ngo ahita abwira Imana Data wa twese yo mu ijuru, arayibwira ngo nta mbuto y'imizabibu zawe nywe. Zamuna Imana cyubahiro. Amen. Aravuga ngo ngiye kuba amasengesho y'ubwitane, nitangira itorero nsize mu isi, kuzageza igihe ndicyuye rikagera mu bwami bwo mu ijuru. Yesu ahora amasengesho y'ubwitange uhereye no mu myaka 1000 n'ibihumbagiza, nta kintu yigeze afata. Jizi imizabibu zari ziraho ziteretse, Imana imubwiye ati rwose soma. Imana ariko imwibwire kandi ari umwana wayo, ariko arangije aravuga ati itorero nsize mu isi riri mu kaga, ri mu bihe bikomeye, bari mu mirimo yo gukiranuka, bari gukorera ubwami bw'ijuru, barimo barabukora. Rero ndajya nkubwire umuntu wese uri kunyumva ngo nashyiremo agatege, akora umurimo w'Imana atarebye ku ruhande, kandi akora umurimo w'Imana yubakira urusengero rw'Imana, akora umurimo w'Imana
abe muri korari neza, akora umurimo w'Imana abe mu budiyakoni neza, akora umurimo w'Imana abe muri pastorali neza, abe umupasiteri unesheje Imana, ushimisha Imana, abe umuhanuzi ushimisha Imana. Ni ibyo Imana ishaka. Umuntu wese umbwira ngo mwami mwana si uzabona ubwami bwo mu ijuru kiretse ukora ibyo data wo mu ijuru agize gute ashaka. Matayo 7:21. Kristo Yesu akomeza avuga ngo ni ukuri ngo abantu bazemera kugenda bagasura abarwayi bakabasura mu bitaro, ngo barangize ngo ba bantu bajye bagira neza bakavuga bati reka tujye gusura abarwayi mu bitaro. Kira ni igikorwa Imana ikunda. Iriya ni imirimo yo gukiranuka. Uba ukoresheje amafaranga yawe n'ubutunzi bwawe ukemera ukajya gusura abarwayi bari mu bitaro CHK, ukajya gusura abarwayi bari mu bitaro Kibagabaga, ukajya gusura abarwayi bari mu bitaro Roi Faisal, ukajya gusura abarwayi bari mu bitaro mu Buhinde, ukajya gusura abarwayi bari mu bitaro mu Bwongereza, ukajya gusura abarwayi bari mu bitaro hirya no hino. Rero ariko cyane cyane duhere ku gihugu cyacu. Kwamvugiye nka mera. Amen. Haleluya. Duhere ku gihugu cyacu. Ntabwo wajya gutera uburezi utabanje kwitera uburezi ari wowe. Urabwibanze. Rero dukora imirimo duhere mu gihugu cyacu. Imana yacu tugire neza cyane. Erega uzi ko ari umuntu uzava mu mubiri yava mu mubiri, Imana ikamubaza ngo ariko ubundi wamariye iki gihugu cyawe? Hari umuntu uzava mu mubiri. Imana mu gihe cy'urubanza Imana izabaza abantu, izabahata ibibazo Imana, kuko mwibuke ko hazabaho urubanza rw'umuzuko. Kandi abantu bajya barwibagirwa disi. Urubanza rw'umuzuko ruzaba. Wamvugiye ngo amena. Urubanza rw'umuzuko ruzaba. Imana igihata umuntu w'umugore muhate ibibazo, ihata umugabo ibibazo, ihata umusore ibibazo, ihata umukobwa ibibazo. Imubaza uti ko wari uri mu gihugu cyawe cya gakondo nari naraguhaye wavukiyemo, icyo gihugu wakimariye iki? Imirimo wagikozemo mu gihe wari ukiri mu mubiri ni iki? Iterambere wazaniye igihugu ryari rifite umumaro ry'imirimo ni iyi? Imana yacu tugire neza cyane. Witwaye ute mu gihe cyawe? Ibyo byose Imana izabibaza abantu. Ibyo byose Imana, haleluya, ifite kuzabibaza abantu batandukanye. Rero ndagira nkubwire ngo ndakwibukije wa muntu we, jya ukora imirimo yo gukiranuka kuko imirimo izagwerekeza. Jya ukora imirimo yo gukiranuka kuko imirimo niyo ya mbere Imana ishaka. Imana yacu tugire neza cyane. Ndagenda ntanga ingero nihuta cyane, ntanga ingero zo muri Bibiliya zigiye zitandukanye namwe muzi kuko mwize teoloji ndabazi. Ubu ngubu murimo muvuga ati reka tumukurikirane twumve. Ngaho rero Hezekiya yatabawe n'iki? Yesu nashimwe cya. Hezekiya yatabawe n'imirimo, nta kindi cyamutabaye. Hezekiya yinginze Imana, umuhanuzi Yesaya yamugezeho, hanyuma aramubwira ngo itegure gutanga, yuko igihe cyawe cyo gutanga kigeze cyangwa se cyo gupfa kigeze. Ngo abimubwiye ngo yibutse Imana iki? Imirimo. Ngo ahita ko yerekere vure. Ubundi umugabo kuryama yerekere vure ni ikintu gikomeye cyane. Ubundi umugabo nyamugabo ntabwo yemererwa kuryama yerekeye vure, kuko abagabo baryama berekeye vure nabo baba baratewe. No kuvuga mu yandi magambo, Hezekiya kuryama yerekeye vure buriya yarari kuvuga ati none urupfu ndarucika gute, ariko ngo yerekere vure yengingo Uwiteka mu kwerekere vure kwiwe ngo ahita yibutsa Imana imirimo yakoze kera. Ngo Imana yibutsa imirimo, ngo umuhanuzi yari yagiye, Yesaya yamutaye, yasohoje message Imana amuhaye, ngo Imana ihita ifatira Yesaya mu nzira iramubwira ati netegereje Hezekiya, ati mbonye urupfu bari gushwana. Urupfu rwari gushwana nande? Na Hezekiya. Urupfu rukavuga ruti umva ndakujyana byanjye. Hezekiya ati ntabwo njyana, ati ntabwo njyana. Nuko Hezekiya ari guserera n'urupfu baserera, ariko uzi ko umukiranutsi w'Imana ufite imirimo urupfu arwigizayo. Urupfu ushobora kurwigizayo rwaje rwose rugatwara abandi. No mpamvu ushobora kugenda mu modoka ugasanga gisidira abaye ukavamo, Imana ikakwemera kugumya kubaho kubera imirimo iri kuguteganyamo. Ariko mu gihe wakagombye gutaha kuko Imana ibona nta musaruro, ije kureba ikabona nta musaruro n'ubundi uri gutanga, ikaba yavuga ati n'ubundi uyu nagenda. Ariko yikubonyemo imirimo yo gukiranuka, Imana ishobora kongera imyaka yo kurama, ikakongera imyaka yo kubaho. Imana ngo ireba Hezekiya iramubwira Yesaya umuhanuzi ati subirayo umubwire ngo mwongere imyaka 15. Ariko iyi myaka 15 Imana yongeye Hezekiya. Ye baba we yuyikurikiranye muri teoloji, iyi myaka yabaye mibi. Iyi myaka yabaye mibi kuri Hezekiya, yayitwayemo n'abajya mu bigirwamana. Hezekiya arongora abagore benshi, reka sinakubwira. Hezekiya ibintu arakameza, aravuga ati reka nkure bweshe cy'ubw'Imana yongereye iki imyaka 15. Arakameza akora ibibi aho kugira ngo akore ibyiza,
ajya mu bigirwamana, atangira gusenga, kujya mu mandwa, atangira kujya mu bapfumu, atangira kujya mu bintu bibi bitanezeza Imana. Ariko ndagira nkubwire ngo imyaka wowe Imana iguhaye yo kugira ngo ubeho, wowe uri kunyumva, ni imyaka kugira ngo ukore ibyiza, si imyaka yo kujya mu bapfumu. Hari abantu benshi biteza umuvumo bakagaruka bakaturushya twabakozi b'Imana, ati nimusenge, ati nimusenge, ati ikintu kiri kumfata mu rubavu, ati nimusenge, ati ikintu ndumva kiri kunjya mu maguru, ati nimusenge, ati ndumva ikintu kimfashe mu irugu. Ni ukuvuga ngo uruva gatangira kwinjira mu gusengera uyu muntu ndwana n'ibyo yishyirishijemo. Yagiye mu bapfumu. Icyambere yagiye mu bapfumu atambiye. Njyewe nanibere mu gafilimi nsenga, ndi mu gafilimi nkurikirana umurimo w'Imana, none ngiye kubona umuntu anshitseho, kandi ajya mu bapfumu yajyanye ihene 5, ajya mu bapfumu yajyanye inka 10, ajya mu bapfumu yajyanye babutumye n'ubunyobwa arabutwara. Ibyo byose arajyana, ariko yanjye ari imbere ngo kirandiye mu rubavu, ngo gikuremo umushumba, ngo gikubite, ngo kigenda. Ariko se wowe ndagikuramo, yeshimye ko ngikuramo, ko numva imihogo yasaraye, nkaba numva imihogo yenda guturika, kandi nkaba numva nahiye, ngiye mushumba nahiye, ngiye mushumba narangiye, ngo gikuremo amahara masa. Kandi kuva mbere hose ijambo ry'Imana rirabivuga neza, rirabivuga neza, rikavuga ngo wibuke muri Samweli, ndumva ari uwa mbere, Samweli wa mbere ibice byaho 9, ngo indogobe zo kwakishiza zacitse urupangu ziragenda, ngo kandi Imana yari ifite umugambi kuri Sawuli kugira ngo imugire umwana. Ngo nuko icyo gihe ngo Sawuli ngo ajyana n'umugaragu w'iwabo, ngo bajyanye ngo bashaka indogobe barazibura, nk'amajoro 3 n'iminsi 3 abashiriraho, ngo barinde ubwo bambuka umupaka bava mu gihugu cyabo bajya mu kindi gihugu. Ngo bakigezemo umva sha, ngo noneho ngo bageze muri icyo gihugu kindi, ngo umugaragu kuko yajyaga ajya gusenga, yarazi iyo babamenya baba, yarazi y'abashumba baba, yarazi y'abakozi b'Imana baba, ngo abwira Sawuli, aramubwira ati reka nkugire inama nzima, ngewe nubwo twaje gushaka indogobe, ariko hari ibanga nibitseho, nuko nzi iyo babamenya baba, nzi y'abakozi b'Imana baba. Hari umuhanuzi witwa Samweli, twajya kumureba hejuru hariya kwa kariya kanunga, turamutse tugeze yadusobanurira iby'urugendo rwacu n'uburyo ibintu byatuyobeye. Ariko ngo arahita amushyira mu ihurizo, aramubwira ati ntabwo tujya kureba bamenya, ngo tugende ntacyo tujyanye. Ati mu byo twari dusigaranye 1/4 cy'ibyo turi burya, kandi icyo 1/4 cyari gisigaye nabwo n'ubundi nubwo twakirya ntabwo kitumara inzara, turagumya dushaka indogobe tuzapfire no ku rugendo. Ibyiza tujye ku muntu w'Imana, ibintu bishitobanukire ku muntu w'Imana. Ngo bageze kwa bamenye, bagenda bafite iki? Bafite ituro, bahesha umugisha umukozi w'iki? W'Imana. Imana yacu tugire neza cyane, mwongere mukunda abantu b'Imana. Abantu inyama y'urukundo yaragiye, nyama y'urukundo yaragiye, ngo abantu b'Imana ngo babafashe kimwe da. Hari 7,000 bitarapfukamira Bayali, muri abo ngabo nanjye uri kubabwira ndi mu 7,000 bitarapfukamira Bayali. Nabonye abantu bakunda umuntu wapfuye cyane kuruta umuntu muzima. Mbona abantu benshi bakunda kumva bahururana ibisubizo babonye umuntu apfuye, bakavuga bati ubwo umuntu arangiye, ati mujyana amafaranga, iyo ubwo umuntu apfuye ni mujyane ibisubizo rwose, mujye kureba uyu muntu wapfuye. Umuntu bagahita ko bajya kumushyingura, n'utatangaga amafaranga arayatanga, utatangaga amafaranga apfa kumva runaka ngo yapfuye, ahita avuga ati rwose, ati 100 ndabitanga, ati 1,000,000 ndayitanga. Ayo mafaranga baba batanze umuntu ari uko yapfuye, kuki badashobora gutabara umuntu akiri muzima? Kuki badashobora kumusanga ibyuma bya bomboni yabibuze bimwe bimwongerera umwuka ngo bayatange, hanyuma ibi byuma babimushyiremo bimwongera umwuka, abadogiteri bamuvura, hanyuma barwane ku buzima kuruta kurwana ku murambo. Abantu nibakunde abantu b'Imana, Imana yacu tugire neza cyane. Urukundo, Yesu ava mu isi nta kindi yasize, yaravuze ngo umwenda mbasigiye n'urukundo. Abantu ngo nibakundane, mwakira urukundo mu izina rya Yesu. Mwongere mugaruke ku rufatiro, mwongere ibintu bigende neza. Imana iraje bigenze neza, Imana iraje izana ingororano, kandi ingororano ije guhemba ndetse no guhana. Imana yambwiye ngo ije guhemba ndetse no guhana. Ije guhemba abagabo bayikoreye neza, ije guhemba abasore bayikoreye neza, ije guhemba abagore bayikoreye neza, ije guhemba abakobwa barimo neza, bari ku rufatiro, bari ku njike. Ngo abo bantu Imana igiye kubagirira neza, kuko imirimo yabo Imana iri kuyishima. Imana yacu tugire neza cyane. Umubwiriza ibice 9 umurongo waho wa 4
hari ijambo rivuga ngo ufatanya n'abazima ngo abagifite ibyiringiro by'ejo hazaza, ngo ariko imbwa nzima iruta intare yapfuye, ngo abazima bazi ko bazapfa, ngo ariko abapfuye ntacyo bagitekereza, ngo nta n'ingororano bakizeye mu bikorerwa munsi y'ijuru, ngo ugendere wirire ibyo kurya byawe, ngo n'umutima wishimye, ngo ugende ngo wirire ibyo kurya byawe, ngo wishimane n'umugore wawe ukunda, ngo iminsi yose ngo ujye umubwira neza, ubwire umugore wawe neza. Hari n'abantu basigaye bari bagiye kubwira abagore babo neza. Ibyo byose Imana yabimbwiye, irambwira ngo mwongere mwibuke gutetesha n'abagore babo, mutetesha abagore Imana yabahaye, mubabwire neza. Umuntu w'umugore arinda ubwo arinda avuga ati Imana yanjye we maze imyaka 10 mbana n'umugabo ntarambwira ngo ndishire, ntarambwira ntampana kabizo kwitama, ngo akumva ashaka kujya kugashaka ahandi, ajya kugashaka ahandi, kandi wowe uri umugabo wakamuhaye kwarakiye. Mana yacu tugire neza, bavuge ngo amen. Mugarura urukundo, mukora ibintu bituma umuntu wese arushaho kuvuga ngo koko uyu muntu ngwiye kugumya kumva ibintu bimeze neza. Uzi ko hari abantu batajya bamenya gushima. Reka nkubwize ukuri, gushima ni ikintu gikomeye Imana ikunda. Buriya umuntu umukoreye ibyiza igihe kinini ariko ntamenye kugushimira, no kuvuga ngo asigarana akangono ngo kajya avuga atari ko se uyu muntu tubana ko atajya nshimira, ko atajya mbwira ngo urakoze. Mujye mwibuka gushima, ujye wibuka no kubwira umuntu ngo urakoze, umubwire ngo urakoze, ungiriye neza, urakoze, uramfashije, umfashije ikibazo narindi, urakoze, urakoze kungaburira narinshone, urakoze kuma ku biryo y'inzara yarimereye nabi, urakoze kumpara ifuti, urakoze. Haleluya. Iyo ni imirimo wavuge ngo amen. Urakoze, urakoze. Kuki Imana irashaka ko abantu bashimira abandi, kugira ngo nabo ibashime. Ijambo gushima Imana yacu tugenera biboneke mu bantu, Imana irabikeneye. Haleluya. Imirimo rero niyo narindiwe. Twahereye mu ijambo riri muri Matayo ibice byaho 7 umurongo wa 21, umuntu wese uvuga ngo mwami mwami si uzabona ubwami bwo mu ijuru kiretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi ngo ntitwahanuraga mu izina ryawe, ngo Uwiteka azaberurira ababwire ngo sinigeze kubamenya, ngo kubera ko mwabikoreye kugira ngo mushimwe n'abantu ariko ntimwabikoreye kugira ngo mushimwe nanjye. Rero abantu nibashaka uburyo bashimwa n'Imana kuruta uko bashimwa n'abantu. Abantu basigaye bifuza gushimwa n'abantu kuruta gushimwa n'Imana. Oya, umuntu n'umuntu azagera hananira, azagera hakureke, azagera hagute. Ariko ndagira ngo mbwire abantu, nongere mbabwire ngo burya inyuma y'umuntu haba hari uwundi muntu. Iri ni ryo jambo ngiye gusorezamo, inyuma y'umuntu haba hari uwundi muntu. Mose yarangije urugendo rwe mu isi, Imana itegura Yesu. Wamvuge ngo amen. Mose arangije urugendo rwe mu isi, Imana yari yateguye Yesu. Inyuma y'umuntu haba hari uwundi muntu. Rero umuntu wakurwanyije akajya kurwanya mu rwego runaka, Imana ifite inzira y'undi muntu yateguye izacamo kugira ngo ikurengere. Imana ifite inzira y'undi muntu Imana yateguye izacamo kugira ngo iguhe ibisubizo byawe. Nubwo baciye imanza bakavuga bati ibyawe birarangiye, Imana ntikikwitayeho, bakavuga bati Imana irakuretse, bakavuga bati ibigeragezo urimo bizakwica. Ntabwo gipfuye kubera ibigeragezo urimo, ahubwo Imana yateguye undi muntu Imana izacisha mu igisubizo cyawe. Kandi ndagira nkubwire ngo nubwo wari umaze iminsi ufite inshuti ibihumbi n'ibihumbagize, izo zose ntacyo zari zarakumariye, imyaka mwari mumaranye, wagiye ushaka ibisubizo muri izo nshuti urabibura. Ariko Imana igiye kuguha umuntu umwe, cyangwa se igiye kuguha umuntu w'umumaro umwe, kizira babiri. Kuko ijambo ry'Imana muri Ezekiel riravuga ngo nashatse umuntu umwe wahagarara mu cyuho cy'abandi, naramubuze kugira ngo nkize igihugu. Imana ibikeneye umuntu umwe w'umumaro kuruta abandi. Nafashe igihe ngewe njya muri telefone zanjye zingizi, ndazirebamo nkabona hari abantu maranye imyaka 10 muri telefone ariko ntibajya bampamagara. Nkabona maranye imyaka 5 umuntu muri telefone ntampamagara, mpita ndabasiba mbakura muri telefone yanjye kuko n'ubundi nabonaga n'ubundi ntibanyitayeho, nta nunyitayeho, nta numbaza ngo bimeze gute. Bukira bugake, hanyuma Imana irambwira ngo ngiye kugenda ngutoranyiriza umuntu w'umumaro, kandi ndi kugenda mbabona. Niyo mpamvu ubona utuvuta tundiho. Bafunze insengero bavuga ati abakobwa ziri Imana ngo bagiye gucukura imisingi, ngo bajye birirwa bacukura imisingi ngo n'ibiti, ngo birikwe bacukura ngo za toilette, ngo hanyuma ngo abakozi Imana abapasiteri ngo barasebye barandagaye. None reba kano gasura kanje, no kubera Imana. Imana iri kumwe nanjye, nta misingi njya gucukura, Imana iri kumwe nanjye. Imana iri kumwe nanjye, numvisha Imana iri kumwe nanjye, ndumva Imana iri kumwe nanjye.
amavuta y'Imana ndumva ndi yewe data we umva reka mbivuge haleluya Imana ibanye natwe Imana iraturengeye Imana iradutabaye idutabaye abisi baduteze iminsi idutabaye abisi bazi ngo turarangiye Imana ihaye abana bacu kwiga tutari tuzi ko byashoboka Imana ikoze ibintu mahana we mbivuge ndabivuga Imana iraturengeye iradutabaye iturinza abisi bari bazi ko tumwaye ariko Imana ikagenda ibana natwe ikagenda itugirira neza Imana yacu itugirire neza cyane Imana yanjye sinzayireka ntabwo nzayireka ndagumya nkora imirimo yo gukiranuka nge nsenga ndetse urusaku rw'isha rwo nkora imirimo urusaku rw'isha ndashaka urugabana nkora imirimo myinshi yo gukiranuka imirimo inteza imbere imirimo iteza imbere itorero ry'Imana imirimo iteza imbere umurimo w'Imana ni ikimana nsaba nicyo yanshiriye mu isi nakimenye sinari nkizi nakimenye nawe ukimenye Imana yanshiriye mu isi kugira ngo nyikorere imirimo yayo yo gukiranuka kandi nkoreshe ubutunzi bwanjye n'ubwenge bwanjye bikorera Uwiteka Yesu nashimwe cyane amen wamvugiye ngo amen haleluya rero namwe munkurikiranye bantu mudukurikiranye muri hano muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda abari mu bihugu by'amahanga aba diaspora muri kunyumva mwongere mugarura urukundo hari ibintu nsigaye numva ngo by'amaterime bivuga ngo abakozi b'Imana ngo baduteye ubwoba ngo ku isi yose ngo ubwo rero ngo ntabwo nzongera gushyigikira umurimo w'Imana ngo ntawe nzongera gufasha nawe urihima ku giti cyawe urihima ahubwo cyiza nakubwira nti ni ukuri ongera ugarura urukundo uko wakundaga umurimo w'Imana n'abakozi b'Imana wongera bakunde mu izina rya Yesu njyewe ntawe nsabye ariko n'Imana ni gukoresha uzanshyigikire cyangwa ushyigikire n'abantu ariko ndajya nkubwire ngo Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ikoze ikintu gikomeye haleluya wowe uri kunyumva ndajya nkubwire ngo Uwiteka arakubwiye ngo ibuka gukorera Imana ibuka gukora umurimo w'Imana ibuka gukoresha ubutunzi bwawe ibuka gukoresha ubwenge bwawe wubaha Imana izaguha ingororano kandi abana bawe bazagubwa neza abana bawe baziga amashuri bagira aho bagera Imana ibaha ubwenge hari abirirwa barira banza bambwira ngo senga cyane ngo abana banye ngo bafite ngo ubudebire mu mutwe nanjye nasenga ngasanga nawe yabigizemo uruhare hanyuma ajyana amafaranga mu bapfumu abana biwe baterwa n'imyuka mibi bakabidebire nyine none ngasenga nabibaturumburamo Imana ikambwira ati dore ati yari yarabaye kidobye niwe wari warabaye kidobye kera yajya mu bapfumu ati ibyo byose zari ingaruka ziwe ariko na ayo umujyana mu bapfumu ni muyajyane mu murimo w'Imana mukora umurimo w'Imana yego wamvuge ngo amen haleluya Imana izanezezwa n'umurimo w'Imana mukoze Imana yacu tugire neza cyane ndumva uyu munsi ntabwo mvuga ibintu byinshi reka mvuge nimero za telefone hari abazikeneye kugira ngo turusheho kubasengera mubone imbaraga mujye mukora imirimo yo gukiranuka nimero yanjye ni 078 3 4 9 7 9 078 3 4 9 7 9 4 hari n'abajye bambaza Tigo ni 075 4 10 3 nkomeje ndi profete umukozi w'Imana naho akagaruka turi kumwe shalom karibu nisengesho nkuko twatangiye witwa Imana nziza witwa Imana y'ubutware ndagushimye yuko wibukije abantu kugukorera imirimo yo gukiranuka bakazayisanga mu ijuru amazi ari mu ijuru nta kintu na kimwe kirimo ni ukuvuga ngo umuntu wese azajya yinjiramo ayinjiranamo ibyo yakoze akiri mu isi ariya mazu Yesu yavuze ariya mazu dore arakinguye ategereje abazayinjiramo ariko nta kintu kirimo amabuye ya simaragido amabuye ya safiro amabuye atatse ijuru azajya ajya muri iyo nzu bitewe na nyirayo ndagushimye rero yuko umuntu wese uzava mu isi agatsinda urubanza rwo mu isi akagera mu gihugu cyo mu ijuru uwo muntu wese azaba afite imirimo yo gukiranuka yinjirane mu nzu ye y'ijuru mu izina rya Yesu amen.